mutwaye amamodoka babanza mwaje musora inzira yose mukagenda mugera hano nabonye abantu bitotomba umuvuduko w'amamodoka tugenderamo cyangwa dutwara nabonye abantu bavuga ko ukuntu bahanwa penalties n'amafaranga bakwangira ngo birareba polisi banza bitareba revenue authority cyangwa na revenue authority nayo irimo birakora baravuga ngo ntawe uhumeka abantu bagenda batanga amafaranga ya penalties warengeje ibirometero banza ari nka 40 ku isaha uwo muvuduko banza ari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda ndakeka ko bashatse gutubura amafaranga cyane kugira ngo ariko ntabwo ni ibintu bibiri tugomba guhuza ntabwo nshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane nawo ibivamo murabizi ariko ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera aho ujya ndashaka ko nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance dushaka ariko banza mwese bariya babivuga ngo banza bavugiraga banza ndabona abantu bose ariko babyumva ariko rero turaza gushaka abantu bakwiye gushaka ababishinzwe uburyo ndetse hari n'abavuga bati twagendaga ariko ntitubona n'ikimenyetso kitubwira umuvuduko dukwiye kuba tugenderaho iyo tugeze aha ngaha n'aha uvuga ubundi hari aho ugera ukabona handitse 50 bivuze ngo nturenza ibirometero 50 ku isaha umuvuduko ariko ubwo wabibonye ubona icyapa ariko iyo hatari icyapa ubibwirwa n'iki rero hari ibyapa cyangwa ibindi bimenyetso byose bibwira abantu hari ukutihuta cyane ku buryo bivamo ingaruka zitari nziza ariko bandi bigendera ndetse ari no kubara muri aya mamodoka cyangwa za moto n'ibindi Iza yasize ajimisha itara aho yarari kumwe n'uwo mugabo ite ku mugore wawe nawe mugore ite ku mugabo wawe ibyo nibyo bizabaha urugo rwiza ndagushimira wowe ufunguye iyi video ngiye kubagezaho